hari abantu bibeshya leta ya Kongo yatanze tubivuga ngo ntabwo ingabo zayo ziri hariya mu nkengero zagomba ku buryo zabasha kugaba ibitero. Yego. Kandi ni ibintu bigaragara igihe gumifatwa itariki 27 z'ukwa mbere. Yego. Hari ingabo zimwe zahungiye mu misozi ya Nyiragongo, urumva? Na parike ya Virunga bivugwa ko zigera mu 8. Evidence nyinshi zirahari zigaragaza ko rwose ari FARDC ifatanyije n'Abazalendo ndetse na FDLR. Yego. Hakaba hari n'andi makuru avuga ngo harimo support y'ingabo za SADC ziriya baherutse kugirana amasezerano no gusana ikibuga cya Goma no basubira mu mahoro banatwaye intwaro zabo. Mwongeye kugubwa neza, igitondo cyiza abadukurikira hano ni Kakisa 27 TV. Jye nitwa Derek Mugabo, ku makuru ibiganiro ndetse n'ibyegeranyo aho tugaruka ku nkuru zuba zirimo kuvugwa hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi. Muri iyi minsi iyo bidukundiye tureba no mu karere kugira ngo naho turusheho kumenya no kugira ishusho yuko biba byifashe. Jyewe nitwa Derek Mugabo, ku murongo wa telefone ndaza kuba ndi kumwe na Muhizi Rwigema Anselme uri budufashe kurushaho kumenya uko byifashe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane ko abyumva kandi akabisobanukirwa cyane kuko ahafite intérêt niko babyita mu Gifaransa. Anyways, M23 twari twababwiye uyu munsi, twari twababwiye ko ku munsi w'ejo yavuze ku bitero by'ejo bundi n'ejo bundi buriya aho yagarukaga ku ngingo z'uko yatewe na Wazalendo, FARDC, SAMIDRC n'abandi. Ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biciye mu muvugizi w'igisirikare cyabo yaje arabihakana. Ibyo nibyo tugiye guheraho, ariko mbere yuko tujya mu bindi byinshi reka tubanze twakire Muhizi. Uraho Muhi? Uraho neza Derek. Namahoro. Namahoro. Mwebwe muze mute kuri Kakisa? Natwe turaho nta kibazo. Yego. Reka tukwakiriza ino nkuru ivuga yuko ngira ngo ni nawe twaganiriye tugaruka kuri bino bitero byo FARDC, FDLR ndetse n'irindi tsinda rinini cyane ry'ingabo za FARDC n'ubundi bagabye kuri M23. Ariko igisirikare cya Kongo cyo biciye mu muvugizi wacyo babihakanye, bavuze bati ibyo ntago ari byo. Amakuru dufite hano aturuka kuri source yizewe ni umunyamakuru witwa Steve Wembi. Abantu baramuzi ko umunyamakuru muri Kongo ariko ukunda gutanga amakuru yako kanya. Umwe muri banyamakuru bajya bigererayo aravuga ati the armed forces of Democratic Republic of Congo wishes to provide the following objective variable clarification to national and international opinions. Bivuze ngo igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirashaka gutanga umucyo ku byavuzwe haba imbere mu gihugu ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Umucyo wa mbere batanga baravuga ngo mu majyaruguru ku byavuzwe na M23 mu majyaruguru ya Goma ingabo zabo ziri mu birometero bisaga 300 uvuye mu mujyi wa Goma muri teritwari ya Rubero mu majyaruguru mu majyaruguru ya Kivu ya ruguru. Hanyuma mu burengerazuba bwa Goma ingabo zabo zirahitwa Warikare aho ziri muri gahunda yo kurinda ko umwanzi yarenga Warikare. Mu majyepfo ya Goma akavuga ko ingabo zabo zifite position mu birometero byinshi cyane mu mujyi munsi y'umujyi wa Bukavu muri teritwari ya Mwenga, Uvira, Fizi ndetse na Shabunda. Hanyuma akavuga ngo AFC M23 niyo yashyizeho bino birego by'ibihimbano, ariko kuri guhari nuko biriya byose byabaye ari bo babihimbye. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kitigeze cyataka, kitigeze kinategura kwataka n'umunsi wa rimwe M23 muri Goma, ahubwo babikoze bagamije kugira abaturage bikiza no kugira ngo basige ibara ribi igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makuru ndabizi urayazi ndetse wayamenye, uriyavuga iki? Abakoze cyane Derek kugira ngo twapdating abakunzi ba Kakisa, kuko muri iyi minsi ibintu birimo bibera hariya mu burasirazuba bwa Kongo ni ibindi harimo amacenga politiki akomeye cyane nk'uko nagiye mbigaruka mu minsi yashize mu biganiro twari duha abakunzi ba Kakisa. Rwose ni ibintu umuntu akurikira buri munsi udashobora no kubwira ngo azabikuru ko birimo akavuyo kenshi. Urumva akanya gato leta ya Kongo itangaje ibi, mu kanya M23 igatangaza ibi, mu kanya SADC ikavuga ibi. Ni ibintu umuntu utarabikurikiranye kuva mu ntangiriro zabyo ngo ugende ubikurikirana
nta kintu bazamenya. yego urumva icyo bivuze rero ni ko updates zihari ni ibyo bitero bya M23 bya FARDC ku mu itariki ya 10/12 yego mu mujyi wa Goma byarabaye, ibinyamakuru birabitangaza, abaturage batanga ubuhamya y'uko abantu babonye bapfuye. urumva yego evidences nyinshi zirahari zigaragaza ko rwose ari FARDC ifatanyije n'Abazalendo ndetse na FDLR. yego hakaba hari n'andi makuru avuga ngo harimo support y'ingabo za SADC ziriya baherutse kujyana amasezerano no gusana ikibuga cya Goma no basubira mu mahoro banatwaye intwaro zabo. yego izo ngabo zifitemo ngo uruhare rukomeye ku bijyanye n'ubutasi, yego no gushyikiriza amakuru ku gihe umwanzi bababwira aho M23 iherereye n'uko bagaba igitero n'uburyo bakigabamo. yego ibyo rero leta ya Kongo kubihakana nta shingiro bifite rwose, kuko nta na rimwe yigeze yemera ko ari ataka M23, ngira ngo twagiye tubibona inshuro nyinshi. yego abantu dukurikira iyi ntambara kuva yatangira n'ibintu byose byagiye biba, nta munsi wa rimwe wari wumva leta ya Kongo ivuga ngo twagabye igitero. wowe niba wibuka ubumbwire. ni gakeya. urumva ni gakeya. urumva n'uvuga ngo rero ibi ngibi ni ukugira ngo leta ya Kongo igabanye igitutu ku mahanga igaragaza ko ariyo irimo ishoza intambara igaca intege ibiganiro birimo kubera Qatar. yego ni ukuvuga ngo leta ya Kongo nidashaka ibiganiro rero, nidashaka ibiganiro. yego noneho abantu bajye bumva neza buri kantu tugenda tuvugaho, ibyo tuvuga ntibikuyeho ukuri kw'abandi cyangwa se ntibivuze uko abandi bashobora kuba babona ukundi, ariko twebwe dukurikirana iyi ntambara umunsi ku wundi. hari amakuru tugenda dutoza, kandi iyo tuyakurikiye cyangwa se iyo dutegereje igihe ayo makuru avakamo impamo. yego nk'ubu hari ibivuga yuko ngo Kabila ariwe wabashyize ingufu muri ibi bitero, nako Tshisekedi ariwe wabashyize ingufu muri ibi bitero, yego kugira ngo yereke Kabila ko azaturuka mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko yabitangaje hatari amahoro. urabyibuka mu minsi 5 ishize gutyo Kabila nibwo yatangaje ku mugaragaro ko agiye kugaruka mu gihugu cye nyuma y'umwaka, avuga ko azinjira mu burasirazuba. yego ubwo rero leta ya Tshisekedi imaze kumenya ibyo ngibyo yahise ngo ica inyuma, urumva, kugira ngo igabe ibitero. urumva uyu munsi biravuga ko Wazalendo yagabye ibitero muri Kavumu n'ejo hashize, ejo nimugoroba mu masaa 9. yego ariko bikavuga ko M23 yahise yikubita irayigarura. ibyo bintu bivuze irimo iragerageza kudestabiliza umutekano w'ibirindiro bya M23 kugira ngo bakozanyeho biriya byose byavuzwe ko Kabila azaza, ariko ku munyapolitiki ibyo ngibyo ntibyamukanga, baba bazi ibyo barimo. okay none ariko kugira itangazo rya Kongo tubishyireho umucyo. yego abakurikira intambara barabisobanukiwe, n'ababyumva gutyo bicaho barabisobanukirwe. Kongo guhakana ko ariyo yagabye ibitero kuri M23 ni ibintu nimo gutumwanya n'ibintu bigaragara. ntabwo M23 se ishobora kubikoresha nk'iturufu yo kugira ngo ibone uko isubira mu ntambara, kubera ko ifite impamvu nyinshi ishobora gukucishamo mu kwikura mu biganiro. inkeka ko yakora iyo shuri turufu rwose ifasha umujyi vuba, irimo iracyagerageza guturisha abaturage mu mitwe, ibereke ko ari igisirikare cy'umwuga, ibereke ko barwanira ukuri, ibereke ko ishaka abanyekongo ko bakorera hamwe. yego sinkeka ko yakoresha iyo turufu rwose yo kurasa mu baturage no gutera imyivumbagatanyo mu bantu bari bamaze kugira agahenge. yego urumva hagiye kuzura amezi 3 ngira ngo M23 ifashe uriya mujyi. yego amezi 3 azuza ku itariki 27 z'uku kwezi. Intekereza ko muri iki gihe rwose ariko ajya kuzana uwo muvuno, ifite imivuno myinshi cyane yakoresha ishaka kwikura mu biganiro. okay hano hari inkuru iravuga yuko Wazalendo yigambye igitero cya Goma, FARDC ikaryumaho. ubwo bayanditse FARDC itaratangaza ibingi bitumaze kuvuga, igakomeza igira iti mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ituze ryongeye kugaruka igoma kuwa gatandatu itariki 12 Mata, nyuma y'ijoro ryabanje ryumvikanyemo urusaku rwinshi rw'amasasu.
nyuma y'imirwano kandi yongeye kubura mu ijoro ryo ku itariki ya 11 Mata mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma. Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru washyizweho na AFC M23 yemeje ko basubije inyuma igitero cyitiriwe FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo aribo Wazalendo. Ku mugoroba kuri uyu wa gatandatu noneho itariki 12 itsinda rya Wazalendo ryigambye icyo gitero cyagabwe mu bice bitandukanye by'umujyi wa Goma. Ku rundi ruhande ariko ingabo za Kongo zo ntizigere zigira icyo zivuga. Ubwo arabivuga nyine avuga ko ku wa gatandatu nimugoroba no ku cyumweru nimugoroba yewe nego no ku cyumweru nimugoroba bari bataragira icyo batangaza. Baza gutangaza mu gicuku cyo ku cyumweru karibwo batemera ibyabaye byose. Niba Wazalendo irimo kwemera ko ariyo yagabye igitero, leta ya Kongo igahakana, ibi byo biraza kwakirwa bite mu gihe Wazalendo ihabwa amabwirizwa na leta ya Kongo cyangwa se na FARDC? Ikiganiro twakoranye ku itariki 11 nge nawe nuga kwigaruka rya Kabila n'ibindi byose birimo kubera hariya. Yego, nagarutse ku kintu cyo kuvuga ngo nta komande nta orders bagira bari Wazalendo. Yego, uturutsa hararasa uturutsa karasa ariko byose bikitirizwa leta ya Kinshasa kubera ko akenshi niyo iba yaba supporting. Yego, mu buryo bw'intwaro, mu buryo bwa ibintu byose bw'imishahara byose babizi ko banongejwe imishahara. Bongejwe imishahara n'ejo bundi Minisitiri w'Ingabo ngira ngo ni Gimwandi ya Vita yagaragaye arimo avugana n'Abazalendo kwabo ababwira ati turahari ku bwanyu. Yego. Rero kuba Wazalendo yigambye igitero leta ikabihakana ni ibintu bigaragaza akavuyo karimo hari. Yego, niyo kugira ngo urabizi nko mu ntambara y'Urusiya igihe Wagner yarwanaga ibizigarura ahantu bavuga ngo si ingabo z'Urusiya. Yego, kandi barwana ku ruhande rw'Uburusiya. Ubwo se bavuga ko abo bantu atari Kongo, atari leta, atari FARDC. Urumva? yego, uyu mutwe wa Wazalendo kugira ngo leta ijijishe yerekana ko ari Wazalendo yabikoze cyangwa se yabitangaje, nyine abaturage baheri mu kiragati cyangwa se n'abandi bantu n'amahanga atamenya ibirimo kuhabera. Ariko ibyo byose nimo kwishira mu murima w'ubunyobwa, ni ibintu bigaragara ku bantu basobanukiwe, nta kintu babivugaho rwose. Kandi ikindi hari abantu bibeshya leta ya Kongo yatanze tubivuga ngo ntabwo ingabo zayo ziri hariya mu nkengero za Goma ku buryo zabasha kugaba ibitero. yego, kandi ni ibintu bigaragara igihe Goma ifatwa itariki 27 z'ukwa mbere. yego, hari ingabo zimwe zahungiye mu misozi ya Nyiragongo, urumva, na parike ya Virunga, bivugwa ko zigera mu 8. yego, hari n'izindi zasigaye zijya mu 2 ziri mu maboko ya MONUSCO ariko M23 bigenzura hafi. Yego, ubwo bivuze ko hari abasirikare benshi ba FARDC na FDLR n'abandi bahuje bari hariya hafi. Ubwo nituvuze aba bacengezi bari mu mazu kera twabonye amavideo igihe intambara yari isarangiye. Yego, y'abari batsinzwe buri bipangu bahindura uniform bagira bati barabibona ibyo ngibyo. Yego, abakunzi ba Kakisa twabibagije ibyo biganiro no kuri social media barabibonye. Yego, ariko ndakubwiza ukuri ko hari abandi ba FARDC ndetse na Wazalendo bavanga mu baturage. Ariyo nigeze kukubwira mu kiganiro twakoranye ubwa ni M23 bigomba kwitonda kuko hari abantu b'abacengezi baba Wazalendo FARDC irimo hagati mu baturage utamenya ngo ibinindi. Yego, tukagira ikindi gice cyo gice cy'ibintu bibiri gifitwe na MONUSCO, tukagira abo bandi bahungiye mu misozi ya Nyiragongo na pariki ya Virunga. Rero leta ya Kongo kwitwaza ngo nta birindiro biri hariya hafi ntibivuze ko batagaba igitero. Okay. Hano hari undi mu blogeri wo mu Rwanda niko mbitekereza ko akunda kwandika ikinyarwanda agasa n'uri mu Rwanda n'ubundi bamwita Dr Dash. Yanditse aravuga ati mu masaha 3 ashize, ubwo yabyanditse ejo, mu masaha 3 ashize Wazalendo iri kumwe na FDLR bikoranyije maze bamanuka binjira muri Kavumu. Muri video zagiye zitambuka byagaragaye ko byari abantu barenga 20 bari baje muri Kavumu bafite amakompora ya RPG ndetse n'imihoro n'imbunda za AK47. Atubu tuvugana ahitwa Monument muri Kavumu, intare za Sarambwe zahageze zatangiye gukubura izi Wazalendo ndetse na FDLR.
ikibazo izi wazarendo na FDL bazana imbunda nk'izi mu baturage baraswa imiryango mpuzamahanga igahurura ngo AFC M23 yica abasivili. Ati udutero nk'utu dushimisha Kisekedi ku buryo ahita yongera andi mafaranga muri wazarendo na FDL. Ibi rero agakomeza agira ati ibi habari ibitero by'abacengeza abaturage nibo bagira uruhare mu kubikira mu kugira gute abaturage nibo bagira uruhare mu kubikira iyo byanze abantu usanganye izi FDL mu nzu bose ubahanira hamwe. Ibyo yarimo kuvuga mu kubabikira nyine ni ukuvuga ngo bano basirikare nabo nanone rero wazarendo ubwayo na FDL n'abangaba batatse muri Kavumu na Kabare na Kabamba n'ahandi bishoboke ko nanone abaturage babashyigikiye ku rutwe bashyigikiye mu 23. No kuvuga ngo nuzajya ubona M23 ifasha ahantu yego kabona abaturage barayishagaye n'abandi bantu baragize abaturage niko abaturage baroroshye mu mitwe abaturage bameze nk'umuvu w'amazi urawureba yego kuyobya biroroshye aho ute n'isukane hoje no kuvuga ngo aho rwose biba byoroshye cyane no kuvuga ngo rero abaturage habe wazarendo habe M23 iyo bafasha ahantu abaturage urabizi kuri M23 tujya tubona amavideo menshi baje kubashimira babakira yego ariko muri bariya habarimo batabyishimiye mu mutwe habarimo n'abasigaye mu rugo batishimiye ibyo bintu habarimo abavyeyi abandi bazarendo bakubiswe habarimo abapfushije abo bose ntago bagaragara muri video yego bivuze ngo rero bazarendo kujariya bikagaragaza ko hari abantu bayishyigikiye cyangwa iki bivuze ko rwose iri mu kuri cyangwa se ari iganisha ku ntsinzi n'abantu batatu b'igisirikare unababonye rwose ubona abantu bajya no kuraguza bacishamo bakajya no kuraguza abantu bakurikiza social media bajya babibona mbere yo kugaba igitero barakora ibintu nk'ibyo kugwa baruhanzo none se ngo isasu ngo ritazabafata ibyo ni ibintu by'ubwenge buke sinzi n'ahantu bikiba ko hari abantu babajene hanyuma rwose ibifu bikajya hariya imyijima ikajya hariya ibyo kuvuga ngo warogesheje ngo wagiye mu bapfumu nta kintu bivuze niko na Savimba ariko ngo ibyo yajyaga bikora uko yarangiye se n'ubizi ngo yajyaga abwira abasirikare bati rwose iyo wisize ibi nibi amasasu ntabwo akugeraho niyo akugezeho ntabwo agucamo ni ibintu byo ngibyo ni ibintu by'ibihugu bitari civilize akenshi usanga n'abaturage babo babiyo ngiyo nta mahugurwa nta terambere nta kintu cyo ugasanga abantu barakizerera muri ibyo bintu ushobora kwizera ko ushobora guha umuntu wenda n'ibintu bikamwica cyangwa ariko ibyo kuroga ngo isasu ndiri gufata ryo iyo tekinoloji iramutije. Yego twaganiraga na Muhizi Rwigema Anselme aho twagarukaga nyine ku makuru arimo kuvugwa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ariko wenda umuntu arebye mu buryo bworoheje muri politiki umuntu M23 iravuga ko yafasha abasirikare ndetse n'abarwanyi barimo FDL barimo wazarendo barimo n'abandi kuko ihurira bari menshi nabonye ngo ino wazarendo yari iri hariya ngo yitwa CMC FDP niyo wazarendo yari yaje ku munsi wo ku itariki 12 hanyuma ariko niba wazarendo yafashwe ikabigaragara bagera kuri 52 bapfuye bagera kuri hagati ya 60 n'ijana nibo batawe muri yombi cyangwa se bamanitse amaboko kuko harimo ingingo ivuga ngo uwanze kumanika amaboko bahise bamwica kuko n'umuntu umusirikare ufite intwaro akakumanika amaboko ugira bamukorera iki kindi nahoze mbona amakuru ya ba Dr Dash barimo bagaragaza ko gahunda ihari ni ukubwira ukamanika amaboko wabyanga bagahita bagusoza anyways ni ukuvuga ngo M23 ravuga yuko yatewe na FRDC babasirikare ngo hari abasirikare bagera hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 10 bari mu misozi ya za Nyiragongo
hari abandi 200 bari kumwe na MONUSCO, hari abandi bari kumwe na SAMDRC aho mu bigo byayo irimo nubwo yihishe, hari abandi baturutse noneho hanze, hari abandi bahishwe n'abaturage. Abo bose nibo bagabye igitero ku ijoro ryo ku itariki 11 no ku ijoro ryo itariki 12. Wazalendo irabyemera. Igisirikare cya Kongo, umuvugizi w'igisirikare cya Kongo akabihakana. Now muri politike buri uriya musirikare nubwo ari umusirikare ko kuko ari umuvugizi, iyo hajemo kuvuga kabajemo ikintu cyitwa public relations and communications. Muri public relations rero harimo ikintu cyitwa protection of the image of the body, nyine kurinda isura n'ishusho y'ikintu uvugira cyangwa y'urwego tubyita urwego cyangwa igihugu cyangwa ikindi kintu. Nta na rimwe uvugira igihugu, umuvugizi w'igihugu, umuvugizi w'urwego, umuvugizi wa polisi, umuvugizi w'ikigo, umuvugizi nyine PR azigera aza ngavuga ngo nibyo koko ikigo cyacu cyabikoze. Sibyo umwe, hari umwe nigeze kumva yabaritwaga Kayigamba, yabaritwaga Gahigana, sinibuka izina rye. Kayigamba haraza se byagenze bite abo bantu koko barafunze? Ati nibyo mbehe yarabivuze, abivuga uko biri, bahita bambwira bati ve hano uvuze ngo iki? Ati nyine aturumva, ati bari bambajije, ati kandi ibyo none se PR nuko ikorwa. PR rero harimo ikintu cyitwa protection of the image. Republika Demokarasi ya Kongo ntabwo yabwira umuvugizi w'igisirikare cyabo ngo genda uvuge ngo nikabanguka wo muri RCS Rwanda Correction Service kosora kabagamba nyine umubeshye. Uwo mugabo navugaga yitwa Kabanguka, ashobora kuba yarakoraga muri RCS cyangwa yakoraga muri RCS, yari umuvugizi wa RCS. Icyo gihe nyine hari abapolisi, abafungwa, hari abacungagereza bari bagiyeyo mu buryo byatumye itangazamakuru risaba yuko bagira icyo babivugaho, babivuga uko bimeze, baza kumubaza bati byagenze bite. Anyways, ariko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niba umuvugizi wacyo bamubwiye ngo genda ujye kuvuga, ntabwo yaza ngo avuge ngo yego ngo nibyo ngo Kisekedi ngo yari yantumye ngo cyangwa igisirikare cyacu cyakoze ibi nibi kandi binyuranyije nibyo biyemerewe ubwabo. Birabasaba rero ko bagomba gukoresha icyo twita public relations to protect the image of the FRDC, kurinda image, kurinda ishusho, isura y'igisirikare cya Kongo ngo banagaragaze ko atari bo babikoze. Bagahita bavuga bati M23 ngiyo mubona nababeshye, nibo babeshye, nibo bashyizeho yuko twateye twari tuje gufata Goma ndetse n'ibindi, kandi bivugwa ko hari umugambi wari wumvikanyweho. Niba mwarakurikiranye inzinduko n'ingendo za Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nguwo mu Burundi, nguwo hehe, aho hose yajyaga agiye gushaka uko bakorana n'abo bantu kugira ngo bakore ikintu gifite ingufu. Ejo nibagaba igitero kuri M23 izari cyo kubikura mu nzara. Now byatumye rero M23 babaye nk'abakoze ku mugara w'intare, nk'uko bita intare za Sarambwe, babaye nk'abakoze ku mugara w'intare. M23 yita ibyukiramo bya danger. Ubu ngubu udusantere turimo muri teritwari ya Kabare, udusantere turimo hano inkuru dufite ziravuga yuko bafashe Kavumu, bafashe Kabare, bafashe ahantu hose Wazalendo yari yagiye, bayihasanze barayikubita, bayigizayo, barongera barahisubiza. Ibi rero bigiye gutanga isomo kuba Wazalendo. Hari amafoto simpamya ko usibye n'umwuga ariko na YouTube ubwayo ntiyadukundira, ariko hari amafoto twari dufite agaragaza aba Wazalendo n'icyababayeho. Icyababayeho ntabwo ari cyiza kuko nabonye umublogger witwa Dr Dash akorera mu Rwanda, ariko simvuga nk'uwemeza, ashobora kuba akorera mu Rwanda kuko abandika bose Ikinyarwanda hano ku mihanda. Ntabwo waza hano ngo wirirwe wikomanga mu gatuza ngo wamenye yuko ngo baba mu Rwanda. Oya, iki ngibyo gusa yandika Ikinyarwanda. Niwe warimo avuga yuko Wazalendo bamanutse ari abantu bagera kuri 20 bafite imbunda z'ama RPG ndetse n'ibindi, baramanuka bajya hariya, M23 za kubasangayo naho yagarukiye. Hanyuma hari undi nawe
witwa AFC M23 Gallery M23 Gallery yavuze ati umwanzuro wafashwe, umwanzuro urafashwe ukakaye. Ati umwanzuro ufashwe n'uwuhe? Gufata Wazalendo nta kuyijyana mu gisirikare, kuko uribuka yuko bajyaga babintegratinga mu gisirikare cyabo cya M23 gafata Wazalendo na FARDC ababishaka, kuko nta musirikare ujya Rwanda bamuhase na murare burgira konta cyane ku rugamba, ababishaka bakoherezwa mu gisirikare cya M23. Ariko kuri inshuro M23 yafashe umwanzuro avuga iti nta kubafata ngo tubajyane mu gisirikare cyabo, nta kubajyana mu gisirikare cya M23, nta no kubafunga. Hari akaririmbo muri Uganda kera nyine kera, ngo iyo uvuze kera abantu batajya kumaza ngo kera ni ryari, ngo kandi ngo ibiki, ariko kera nyine. Hari akaririmbo umuhanzi yari yararimbye aravuga akajya avuga ngo bavuga ko bana bo mu muhanda, ariko bano bana bo mu muhanda baba bakuze. Hari ukuntu umuntu aba umwana akagira imyaka y'ubukure akibwira ko akiri umwana. Abo bana bo mu muhanda bakuze bibaga ibintu by'abantu, noneho umuhanzi aza kuririmba akaririmba aravuga ati nta gereza dufite zo gufungiramo abo bantu, nta n'ibiryo muri iyo gereza birimo byo kubagaburira. Uburyo bwonyine buhari ni uko batagera muri iyo gereza kandi bagahanwa ku buryo batazongera guteza ikibazo. Ubwo urumva ubwo buryo ari ubuhe? Nta gereza dufite zo gufungiramo abo bantu, ariko nta n'ibiryo biri muri izo gereza byo kugaburira abo bantu baramutse bazijyanwemo. Uburyo buhari bwonyine ni uko batagezwa muri izo gereza kandi ntibazongere guteza ikibazo. Ubwo nyine ubwo buryo nawe urabwumva. M23 rero nayo nibwo buryo yahisemo gukora kuri Wazalendo. Hari video zagaragaye umwazalendo wari ufite RPG, undi yari afite AK47, abandi bafite intwaro gakondo, abandi bafite amabendera y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma yaho twongera kubona amavideo babaye neutralized, babarashe. So gahunda rero ubwo nuko ngo izestaye, nuko ngo bibagendekeye, nuko ngo gahunda zimeze. Biraza kubasaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iraza gusaba kugaragaza, twabonye Jimande ya Vita Jobundi siwe muyobozi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo mukuru w'ingabo, ntabwo twamubonye ari kumwe n'abawazalendo muri Uvira, ndetse arimo kubagaragariza ko agiye kubongerera amafaranga. Ibyo bisobanuye ko nibo bagiye amategeko iki gisirikare cyabo, nibo bagiye amategeko so bagaruka bakihakana yuko badakorana nacyo. Ibyo byose ni ibibazo byo kwibaza. Gusa M23 ubwo yamaze kugera epfiriya, ubu ngubu hashobora kuza gahunda cyangwa se ibitekerezo by'uko naho batari barafashe, ubwo turavuga Mwenga, tukavuga Uvira, tukavuga Fizi, tukavuga n'ahandi bari bararetse, kuri inshuro bashobora kuba bagiye kuhisubiza, ubundi gahunda ikarangira. Gahunda dufite natwe no kujya tuguma tukanakureba uko byifashe nyine hafi y'iwacu, kugira ngo tuganire ibya hano n'ibya hariya byose tubirebere hamwe. Nitwa Eric Mugabo, reka tuze guhura mu bindi biganiro. Mugire umunsi mwiza. N'abantu bazina nayo mbazi